mwisi twarababajwe cyangwa n'ubu turacyababazwa, ndeka mbwira bizera cyangwa abakijijwe nta nubwo turageragezwa. Kugeragezwa gukomeye kuri hano imbere, kugeragereshwa umuriro nk'izahabu. Mbese izahabu igeragereshwa umuriro, noneho no kwizera rero kugeragereshwa nyine ibyo byose uri kunyuramo. Bongeye kubasuhuza bene data, dufatanije urugendo rujya mu ijuru, turi mu isi, turabashyitsi n'abimukira. Amazina yanjye nitwa Betty, nk'uko tumenyeranye hano kuri Arabohora TV. Iyo Umwami anshoboje tuganira ku ijambo ry'Imana. N'uyu munsi rero nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ribeshaho. Ijambo ry'Imana turifite nk'impamba idukomeza muri uru rugendo rujya mu ijuru. Ndetse niyo turi hano mu isi tugira ibindi byiringiro bitabonwa n'amaso y'abantu, ahubwo tubona kubwo kumvira umwuka wera, kubwo kumwiringira, kubwo kumwizera. Ndagira ngo dusenge hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Uwiteka Mana isumba byose, Uwiteka murengezi w'ubugingo bwacu, tugushimiye ko uri umurengezi wacu, tugushimiye ko uri imbaraga zacu, tugushimiye ko ari wowe uduha kuba amahoro, ari wowe uturinda imitego yose y'umwanzi. Tugushimiye ko uburinzi bwawe bukigaragara ku bantu bose bakwizera, ku bantu bose bakwiringira. Tugushimira ko wemeye kuduha Yesu akadupfira, kugira ngo twebwe abari abanyabyaha, twebwe abari kuzarimbuka, tubone ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu dufite ibyiringiro byo kwamamaza kugaruka kwa Yesu, byo kwamamaza ishimwe ry'Umwami Imana, byo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'ijuru. Mwami Imana, turasaba imbaraga. Uyu murimo n'uwawe, uyu murimo nta mwana w'umuntu wawushobora atari kumwe nawe. Iyo turi kumwe nawe twumva imbaraga, iyo turi kumwe nawe twumva amahoro, iyo turi kumwe nawe Yesu twumva ibyiringiro, twumva n'umunezero tutahabwa n'iyi si, tutahabwa n'inshuti, tutahabwa n'imiryango, tutahabwa n'abana twabyaye, ahubwo duhabwa n'ibyiringiro byo kuzabona umwami, n'ibyiringiro byo guhishurwa kwa Yesu Kristo ubwo azahagarara ku bicu akavuza impanda, abamwizera bose bakamusanganira. Nubwo turi mu bihe bigoye, abantu benshi basubiye inyuma, kwizera kwa benshi kwageragejwe, ariko turakwinginze kubw'imbaraga zawe udukomeze. Ibiduca intege ni byinshi, ibidukoba ni byinshi, abantu barasubiye inyuma kubera ibibazo, kubera ibigeragezo, kubera intambara nyinshi, kubera amakuba n'ibyago. Ariko Kristo warivugiye ngo ni wowe uzahembura itorero, ni wowe uzahembura abasenga. Turasabye kugira ngo iri jambo ribashe gufasha buri muntu wese, urisige rwose amavuta, kandi umwuka wera arushaho kurisobanura. Urakoze Yesu, icyubahiro kibi cyawe, kandi uzaryumva wese azaruhuka umutima, azongererwe kwizera. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kandi gushima Imana kubwo uyu mwanya Imana impaye. Ntabwo navuga ko ari imbaraga zanjye, ni imbaraga z'Imana, ni ubuntu bw'Imana, ni urukundo rw'Imana. Kuko benshi bamaze kuvamo uyu mwuka, benshi bamaze gutaha, hamwe n'abamaze kujya hashishekerwa. Ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo twe kujya dutinya ibyica umubiri ariko bidashobora kwica ubugingo. Rero dusoma ijambo ry'Imana hano muri Petero
urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cyaho cya mbere, turasoma umurongo waho wa 6. Haranditse ngo nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutaramureba muramwizera, nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza k'ubugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Abahanuzi bahanuye ibyako gakiza, barondora iby'ubuntu mwari mugiye kuzahabwa, babishimikiriye, barondora igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo byerekanwaga n'umwuka wa Kristo wari muri bo, agahamya imibabaro ya Kristo itari yaba, n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari bugiye kuyiheruka, kandi buhishurwa yuko batabyerekewe ahubwo ko ari mwe byerekewe. Ibyo none mumaze kubibwirwa n'ababwirije ubutumwa bwiza, babwirijwe n'umwuka wera woherejwe ava mu ijuru, kandi ibyo abamarayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka. Nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose impano y'ubuntu muzazanirwa ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Mube nk'abana bumvira, ntimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukiri injiji, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu, kuko byanditswe ngo mube abera kuko ndi uwera. Kandi ubwo uwo mwambaza mwita so ari uzacira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basokuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe, haleluya, amaraso y'igiciro cyinshi, nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo, wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu. Abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro, kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima yanyu, kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi, ibyatsi biruma, uburabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Amen. Mu by'ukuri dusomye amagambo menshi, ariko hano harimo amagambo y'ingenzi bagiye batubwira. Icyambere batubwiye ngo kwishima kuko ibitubabaza ari iby'igihe gito.
mukwiriye kwishimira mu mwami. Ibibabaza, ibibatera kubabara ni byinshi biri muri iyi si. Muri iki gihe hariho ibintu byinshi biruhije imitima ya benshi, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa. Ubu hari abantu Imana yabwiye yuko bazaca mu bikomeye, ariko ibyo bikomeye ntabwo byabateye ubwoba, ahubwo byabahaye kwishima, kandi bishima ibyishimo by'ukuri, ibyishimo umuntu yishima ari mu makuba, ibyishimo umuntu ashobora kwishima yapfushije. Ibyishimo Imana ivuga ni ukwishima guturutse ku mwuka wera, kuko abizera umwami, abizera Yesu, iherezo si iri ngiri. Hariho ubundi bwami Imana yaduteguriye. Petero rero Pawulo yandika uru rwandiko rwa Petero, ni ukuvuga ngo yarwanditse amenyesha abantu ko ibibababaza bihari, ibibagerageza bihari, ariko arababwira ngo kwizera kwanyu kugaragare. Nubwo kwizera kwanyu kugaragara ko kurusha izahabu igiciro cyinshi. Mbese yashaka kubabwira ngo abantu bizere kuruta uko zahabu. Mbese kwizera gufite agaciro gakomeye, ndetse gashobora kurusha igiciro zahabu. Mu by'ukuri zahabu irahenze, ariko umuntu wizera by'ukuri afite agaciro imbere y'Imana karusha zahabu. Abantu benshi bishwe n'umunaniro, bishwe n'ibitotsi, bishwe n'agahinda, aho umuntu usigaye ujya kubona ukabona ibintu byaramurenze, aragenda yivugana, ariko mu by'ukuri uriya muntu aba yatakaje kwizera. Kwizera rero Imana ishaka kugira ni ukwizera kurusha igiciro zahabu. Ngo kandi izahabu igeragereshwa umuriro. Bivuga ngo kwizera kwanyu bene data, cyangwa kwizera kwacu kuzageragezwa nande rero? Uwa mbere uzagerageza kwizera kwacu ni Satani, kandi Satani anyura mu bantu. Kwizera kwawe gushobora kugeragezwa n'ababyeyi bawe, kwizera kwawe gushobora kugeragezwa n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, kwizera Kristo kwawe gushobora kugeragezwa na famiye cyangwa se n'abana bawe, aho dusigaye tubona umwana asigaye nawe atubaha, ugasanga abana ntago bubaha ababyeyi. Ubwo babyeyi mukijijwe, abana banyu barimo baragerageza kwizera kwanyu. Niko kwa kundi Bibiliya itubwiye ngo kwizera kugeragereshwa umuriro nk'izahabu. Mbese izahabu igeragereshwa umuriro, noneho no kwizera rero kugeragereshwa nyine ibyo byose uri kunyuramo. Imana itugirire neza. Aha rero bakavuga ngo ntimugatinye kunyura mu muriro mukijijwe. Njye naratangaye, nigeze mbaza abantu bifuza kujya mu ijuru ni bande. Ubu none abantu bifuza kujyayo, kuko nabonaga urusengero rwuzuye abantu, buri muntu wese arahimbaza Imana. Ndi mu madini menshi arahimbaza, ukabona mu rusengero rwose ibintu birakomeye. Ndabaza, nari ngiye kwigisha ahantu, ndabaza ninde wifuza kujya mu ijuru? Ubu nonaha uwifuza gupfa ninde? Mbura umuntu n'umwe umanika. None se kandi Bibiliya itubwira yuko urupfu Imana yaruhinduye irembo. Ni ukuvuga gupfa ni irembo ritugeza mu ijuru vuba. Yesu ashimwe cyane. Rero Bibiliya hari ijambo rivuga ngo ntugatinye ibishobora kwica uyu mubiri, ariko bidashobora kwica ubugingo. Reka mbabwire ibyica ubugingo. Icyica ubugingo ni icyaha. Ibyica ubugingo ni ukutizera. Ibyica ubugingo ni ukugira ubwoba bw'imibiri, ugahora ufite ubwoba kandi warizeye Uwiteka. Icyo gihe menya ngo umwuka wera ashobora kuba yarigendeye, kubera yuko impamvu ugira ubwoba nuko utari kumwe na mwuka, nuko udafite kwizera. Ukwiye kubaho ufite kwizera gushyitse, ukabaho wirezera Imana yuko ibintu byose wanyuramo umwami wawe akuri imbere. Hanyuma ikindi ntimugatinye, hari ibindi bigerageza kwizera kw'abera. Ubukene ntugatinye, ntukabutinye nabwo. Ubu ushobora kuvuga gutya ngo ntugatinye ubukene, abantu bakavuga ngo nimwumve babarokore,
ngo ntugatinye ubukene, wibutinya ahubwo kora, uburwanye ukora, uburwanye wizera, uburwanye wubaha Imana, sibyo? Nta none ntabwo nababwira ngo muzagenda mujye musenga nk'Uwiteka azabikora. Oya, Imana yahaye abantu ubwenge kugira ngo bakore, ubwo bukene nyine Imana ibubakize. Ikindi nubona waragerageje ugakora cyane cyane ariko ukabona buranze burakugwiririye, uzirigira Umwami Yesu afite uko azakugenza, kuko we ngo ntago ajya buri uko agenza abamwubaha, ntajya buri uko agenza abamwiringira. Ntimugatinye inzara nayo ishobora kwica uyu mubiri ariko ntago yica ubugingo. Aho harakomeye, inzara irababaza. Ushavuga ngo none se wakizwa gute ufite inzara? Hari abantu bakijijwe bafite inzara, ubu se twese nitwayigize ikakurya kabisa, ariko ntiwiyibe. Nanjye ubwanjye bibabwira nahuye nayo niga muri kaminuza, ugasanga urashonje kabisa ubuze icyo ufata, ariko mu by'ukuri uri umujene, abandi bajene bagenzi bawe barimo bagenda hirya no hino bakora ibyaha, basambana, bagira gute, biba bakabaha amafaranga, ariko kuko wamenye Imana ukihangana, nago ku inzara. Bibiliya yavuze ngo mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ngo mbese ni ubukene, ni inzara se, ni ukurenganywa se? Ubu se kurenganywa abantu benshi bararenganijwe bazira Kristo. Hari n'igihe umuntu akizwa abantu bakamubona nkaho ari umusazi, abantu bakamubona nkaho nta yerekwa afite cyangwa viziyo itangira. Ndabyibuka nanjye ninjira mu nzira y'agakiza, abantu bafataga nkaho nta kigenda, bakamfata nkaho ari ubusazi, batari kuriya mwana kandi biriya ni ibiki, arananiranye. Igihe cyose uzakizwa ukabona nuri mugeragezwa, uzashyiraho question mark, kereka niba waravukiye mu muryango wabizera. Ariko kugeragezwa nabyo Imana yemera ko kwizera kwacu kugeragezwa. Imana itugirire neza. Hanyuma ntimugatinye ababaroga, kuko ababaroga, umuntu araroga uyu mubiri arawuroga, ariko twebwe abizera Yesu dufite ibindi byiringiro. Banakuroga kubera ko igihe cyawe kitaragera, uburozi ukaburuka ugakomeza ukabaho, sibyo? Ugakomeza ukabaho. Ubu se wavuga ko uri umukozi w'Imana utaragiye uhura n'ibyo bintu? Uburya kandi ukabona urakomeje urugendo kandi ntupfe, sibyo? Icyo shatse kubabwira nuko ntihakagira ikintu kibatera ubwoba, yaba ari inzara uzarya uhage. Umwami Yesu agufitiye byinshi byiza. Yaba ari barozi, ari igihe ibyo bintu tuzabyibagirwa. Yaba ari abakuvuga amagambo, abantu baravuga kandi kuvugwa birababaza pe, kuvugwa birababaza cyane. Iyo umuntu akuvuze mu by'ukuri birababaza. Abantu benshi bakunavuga ngo ubwo se ngo kumvuga ngo bintwa, birababaza iyo umuntu akubeshyeye. Ariko nubwo bibabaza nabyo bareke bavuge, burya ubabara none bataravuga ibyo bashaka. Genge nkunda kubivuga, igihe cyose Satani ashaka kukugerageza azaguteza abantu, azaguteza babandi utatekerezaga, azaguteza ibigeragezo ubone biciye no muvandimwe, ubone biraje bikugezeho. Imana itugirire neza. Mu by'ukuri hari igihe umuntu akora icyaha akananirwa kwiyakira, ariko umutima urimo Yesu, ikizakubwira umutima urimo Yesu, usaba imbabazi. Gereka nkubwire, waba wizera Umwami Yesu, waba utaranamwizera ariko uri umuntu, ndatekereza ko ufite ubumuntu. Buriya iyo usabye imbabazi Imana, ugasaba imbabazi wahemukiye, uriyorohereza ubwawe. Ariko reka mbwire noneho n'abatabasha kuzisaba, abatabasha kuzisaba. Mu by'ukuri Imana ni umunyembabazi, ni umutunzi w'imbabazi, kuko itegeka no kubabarira umuntu atanasabye imbabazi. Kambabwire, nta muntu ushobora kukwica igihe cyawe kitaragera. Narindi ku ijambo rivuga ngo kwizera kwacu kujya kugeragezwa. Kwarageragejwe pe. Wewe wari wageragezwa, wajya nko guhaguruka, waba uri mu rusengero abandi bagahaguruka ukisanga wowe wicaye.
utashoboye guhaguruka. Mu by'ukuri wagiye bibaho ko umuntu ababara akagera kure, ariko Yesu yaravuze ngo nubwo mwamara igihe gito mubabazwa, hariho ibyiringiro ko hari igihe cy'umunezero. Mu isi twarababajwe cyangwa n'ubu turacyababazwa, ndeka mbwira bizera cyangwa abakijijwe nta nubwo turageragezwa. Kugeragezwa gukomeye kuri hano imbere. Akarengane k'itorero karahari. Izi Bibiliya mubona twirwa dutwara, ari igihe kizagere ntuyitware, kuko uzayitwara baguhige, sibyo? Ariko Bibiliya iravuga ngo mumenye yuko ubwami bw'Imana buzaba bwegereje. Aha iri jambo rero Petero yavugaga ko twitegura kuzabona umwami Yesu. Yavugaga ko dukwiriye kwishima muri ibyo bitugerageza, kuko twahawe umwuka wera, umwuka w'Imana uba muri twe. Hano rero abakuroga nab'igihe gito, ibibazo cyangwa ibibababaza nabyo ni by'igihe gito. Ijambo ry'Imana avuga ngo dukwiye kwihanganira ibitugerageza, kuko nitumara kwemerwa tuzambikwa ikamba ry'ubugingo. Ndashaka rero kongera kuvuga ngo wowe wagiriwe nabi, wirindira kuriya munaza kugusaba imbabazi. Oya, we mubabarire. Kandi reka mbabwire, imbabazi utanga nizibe za zindi gusa zo kuvuga gusa ku munwa. Oya, mubabarire atanagusabye imbabazi. Wumva amahoro, kuko kubabarira biruhura umutima. Ariko wowe utasabye imbabazi uhora uremerewe, uhora utekereza. Ariko mu by'ukuri umwami Yesu ajya ashoboza abantu kwihangana. Nabonye muri iyi si byinshi kandi bikomeye, ariko bene data, abantu benshi ntago bakunda ukuri. Benshi uzi ko ushobora guhura n'ikigeragezo ukaba wari uzi kuri bubone n'abakubwira ngo pore ihangana, ahubwo ukajya kubona ukabona abantu bose ahubwo noneho nabo barasa naho bashyigikiye wenda cya kibazo wahuye nacyo cyangwa cya kigeragezo cyangwa kwa kwizera kwawe kugeragejwe. Ariko ibyo byose Yesu niwe wavuze ngo kandi ubwo uwo mwambaza mu mwitaso ari uzacira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumare iminsi y'ubusuhuke bwanyu mutinya, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na ba sekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu. Hano rero barashaka kuvuga ngo ubwo uwo mwambaza, ubwo uwo usenga cyangwa umuntu wese asenga ari uzacira abantu bose urubanza. Ndagira ngo mbwire abakozi b'Imana cyangwa reka mbwire abantu bose muri rusange, twese turasenga, nawe urasenga, aho usengera hariho hose. Ndagira ngo nkwibutse yuko usenga, abasenga Imana yo mu ijuru niyo izacira abantu urubanza. Ese iyo usenga uba wumva umutima wawe wera? Kuko ijambo ahangaha ryatubwiye ngo nuko mubabera nk'uko nanjye ndi uwera. Imana itugirire neza. Kuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro, mwatojwe na ba sokuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Imana itugirire neza. Hano rero baratubwira ngo nuko rero ubwo mwiyejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya. Umuntu ntago ashobora gukunda Imana atabonye, atarabona, adakunda mwene se bari kumwe. Abantu benshi bakunda kuvuga ko bakunda Imana, ariko mu by'ukuri uwo muri kumwe udashoboye kumukunda, ukarya watariye kandi gukunda Imana. Mwibuke rya jambo rivuga ngo hari igihe Yesu azababaza ngo igihe mwabikoreraga wa wundi w'umukene muturanye cyangwa wa wundi ni njyewe mwabikoreraga. Imana itugirire neza. Gukunda Imana kwa mbere ni mubanze mukundane kandi kwizera kwanyu nubwo kugeragezwa na byinshi, mumenye ko umwami Yesu azabatabara.
ndagira ngo nze gusoza mbibutsa ko ibi tubabwira, iri jambo tubabwira ni amahirwe tuba tugize yo kubona umwanya wo kurivuga, kandi namwe mukaba mugize umugisha wo kuryumva. Ikintu nababwira ni uko mukwiriye gushaka mu maso h'Imana kandi mukizera umwami Yesu. Hari ukuntu umwuka guha kwishima kandi ibikubabaza ari byinshi, kandi ibikugerageza ari byinshi, kandi amakuba n'ibyago ari byinshi. Nubwo ari byinshi rero, Imana yiteguye kuzadutabara. 25 ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose, kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Ndagira ngo soze mbabwira ngo hari abasenga, hari abadasenga, hari yewe n'abazinutswe kujya mu nsengero akabasengera ahari. Ikintu nababwira ni mwiyeze, mureke dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwa. Kandi ubu butumwa bwo kudatinya ibibagerageza ibyo ari byo byose mufate nk'ubutumwa Imana ibahaye, kuko ibyo iri mucamo biraremereye pe, ariko nubwo biremereye ntago biremereye kuruta ijambo ry'Imana Imana ikubwiye. Ndagira ngo mufate akanya, mwebwe mukurikiye Arabohora TV, mufate akanya dusengane. Mufate akanya ubwire Yesu ikibazo cyose ufite. Niba ari n'uwaguhemukiye ubwire Yesu ngo ndamubabariye. Yewe hari n'ukuntu ushobora no kumubabarira ejo ukumva byagarutse. Oya, bwira Yesu uti Mana nshoboza ibi bintu bimvemo. Mureke tugundire ijambo ry'Imana, twe kugundira ibitagira umumaro. Kuko Dawidi yaravuze ngo Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Niho tugiye gusengera muri Zaburi 25:2. Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Abanzi banje be kunyishima hejuru. Siko bizaba muba mutegereza, nta uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Imana itugirire neza. Ngewe rero ndagira ngo dufatanye gusenga isengesho rivuga ngo Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Akavuga ngo abanzi banje be kunyishima hejuru. Buriya bene data, hari ukuntu abantu badakundana, abantu b'abanzi bo bashaka kwishima hejuru y'abantu basenga. Akumva arakwifuriza ikintu kibi, akumva hari ikintu cyakuba. Ariko Dawidi arasenga. Dawidi mwibuke yuko yari umwami. Aravuga ati Mana yanjye ne gukorwa n'isoni, abanzi banje be kunyishima hejuru. Ndagira ngo dusenganire isengesho. Baba ari abarozi ntago barusha Imana imbaraga, baba ari abakurwanya ntago barusha Imana imbaraga. Yaba ari no mu kazi abantu ukabona bashaka kukunyeganyereza intebe ngo bayicare, ntabwo barusha Imana imbaraga. Bwaba ari uburwayi urwaye ntago burusha Imana imbaraga. Imana iri hejuru, Imana iri hejuru. Ikindi, hari n'abandi bantu bumva bababajwe nuko ari abashomeri. Ntabwo ubwo bushomeri nabwo burusha Imana imbaraga. Imana iri hejuru ya byose. Waba unarwaye ukaba urwaye negatifu, reka mbabwire bene data, negatifu irababaza. Uzi kurwara bakakuvura bagashaka indwara bakayibura kandi ubabara, ariko iyo negatifu nayo urwaye ntirusha Imana imbaraga. Yaba ari kanseri ntirusha Imana imbaraga, yaba ari umugongo urwaye nturusha Imana imbaraga, yaba ari umwijima, yaba ari diyabete, ikintu cyose wumva kikuremereye umutima, baba ari abakwanze, waba uri wenyine, waba wumva ufite depression, waba wumva nta byishimo, ibyo byose Yesu ari hejuru yabyo. Yesu arabitegeka. Yesu yaranesheje, kandi yanesheje kuzimu na Satani. Imana ibaduhera umugisha, Imana ibagirire neza. Munyemerere dusenge. Bakunzi barabohora TV, ndabasabye uzabishobora ujye ukurikirana ijambo ry'Imana. Ndabizanga haba ijambo ry'Imana rizima, nirizima pe. Wakumva ijambo, kumvaho ubuhamya. Hari abagiye bakizwa, bari abantu babi, hari abakijijwe, hari abantu Imana yagiye irokora byinshi.
hano rero ujye ukurikirana uzajya wumva ijambo ry'ukuri rihumuriza umutima wawe. N'iri zina rya cano niryo umwuka wera yazanye mu gihe byari bikomeye, kuko abantu benshi hari ibintu bibaboshye, ariko Yesu ajya abohora umutima akawuruhura. Imana itugirire neza. Njyewe nemera ko ikintu cyose cyatuma mbona ubugingo buhoraho nagikora, numva nagikora. Ubundi gusaba imbabazi nicyo kintu kijya kigora abantu, ariko njyewe numva kidakwiriye kutugora nk'abakristo, ahubwo dukwiriye kumaranira kugera aho dutanguranwa ngo duhabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana. Reka mvuge ngo kumaranira ni nko gusiganwa. Pawulo yaravuze ngo ndasiganwa ariko sinkutazi iyonjya. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Wowe utarakira umwami Yesu, vuga ngo mwami Yesu, ndakwizeye, ndakwakiriye. Ibyaha nakoze ubimbabarire, aho nagendeye uhambabarire. Ndagusabye ngo unyongerere imbaraga kugira ngo ngukorere. Iminsi isigaje ku isi sinyizi, ariko iyo nsigaje Mana umpe kukwizera, umpe kugukorera. Unyandukure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Mbisabye nizeye kumbabariye mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge, tubasengere. Mwami Imana yacu, uri Imana ibabarira, uri Imana igira neza, uri Imana ikiza indwara, uri Imana igihindura ibihe bibi bikaba byaba byiza. Uri Imana ntugira itangiriro, uri Alpha na Omega, uri inshuti ya bera, uri inshuti y'itorero. Ijambo ryawe riravuga ngo ni wowe nyiri itorero. Turasengera umuntu wese ari uwakomerekeye mu itorero, ari uwakomerekeye mu isi atarizera umwami, ari uwakomerekejwe n'amateka y'ibyamubayeho. Mana we, hari ababuze urubyaro bababaye, hari abarwayi uburwayi budakira. Turabasengeye mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo iyi mitima ikwakiriye ibashe kubona amahoro, ibashe gukiza ubugingo. Tuzanezezwa no kumva inkuru y'abakijijwe, yabavuye mu bata bwa Satani, yabavuye mu bugome bwo gutsikamirwa n'umwijima. Mwami, yabari barwaye bagakira. Tujya tunezerwa iyo twumvise ubu buhamya, tumenya neza ko uyu murongo wadushyiriyeho ari ukugira ngo abantu babohoke imitima. Urakoze mwami w'abami, urakoze gitare cy'amahanga, urakoze nshuti nziza. Ahangaha duhari kuko ari bwo buryo buhari bwo kugira ngo tukuvugire. Turasenze Mana kugira ngo ubikore. Twabonye aho covid z'abantu bose baba mu ngo batajya mu nsengero, ariko tubona abantu basenga muri ikoranabuhanga birabafasha. Mana, turasenze ngo uduhiyerekwa rishya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakwiringiye mwami kugiye gufasha abantu bose bakurikirana ijambo ry'Imana n'abazakwizezwa n'ubutumwa bazumva. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo mbasabe mubishoboye mwakora subscribe, mugakora like, mugakora na share, kandi mukaduha na comment y'ibyo twakosora. Nabyo ni byiza, kuko iyi ni channel kandi ntago tumaze wenda igihe kinini cyane dutangiye, ariko twifuza kubagezaho ubutumwa bwiza, kandi pe nta yindi nyungu dufite muri ibi bintu. Wowe wifuza kuba wakwamamaza umwami Yesu, wifuza kuba watera inkunga irivuga butumwa rikorerwa online, wabugize neza umwuka abigushoboje, kuko ibi bikoresho turabigura kandi tubigura kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza. Hari igihe rero umuntu aba akeneye nk'ibikoresho wenda byiza bibona, amamikro avuga neza, nabyo ni byiza, ni umugisha. Umwami Imana abigushoboje kandi ukumva wagabana umugisha, natwe tuvuga ubutumwa bwiza. Imana ibaha umugisha. Murakoze.